kugira ngo ujye mu ijuru, kugira ngo uzabone ubwami buhoraho, kugira ngo userane n'Imana mu ijuru, bizava muri gahunda yawe, bizava mu mahitamo yawe. Ushakishe gukora ibyiza udacogora, nibyo bizatuma wunguka, bizatuma ubaho, bizatuma urama, kuko gukorera Imana tudacogora bizatugeza kure. Haleluya bene data bakundwa mu izina rya Yesu, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Ubwiza n'icyubahiro biva ku Mana biganze kuri wowe udukurikiye. Muri inshuti zacu turabakunda, turabasengera, kandi iteka ryose tubifuriza umugisha w'Imana. Aho waba uri hose, aho waba uryamye, aho waba wicaye, imodoka waba utwaye, inzu waba utuyemo, umujyi waba utuyemo, Imana iguhumeshe, Imana iguha umugisha, Imana iguhera umugisha aho hantu uri, Imana ikurebe neza mu izina rya Yesu. Yesu akugirire neza kandi Imana ikube hafi. Ndagukunda cyane kandi ngwifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Nta wundi ni Pastor Steven, niwe uri hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri aka kanya Imana iduhaye. Eka mbanze ngo ikaze. Mikanza abakobwa, mikanza abasura, abamama n'abapapa, reka mikaza abantu bose aho muri. Yesu abaho umugisha. Tubahaye ikaze kuri channel Ikamba Calvary TV. Waba utarakora subscribe n'umwanya wawe, kandi nukuri turagushimira ko ahantu uzahabonera ubuzima, aho uzahabonera ubugingo. Imana izaguhemburira kuri iyi channel, byinshi Imana izabikemura aha hantu. Imana iguha umugisha. Reka dusengane Imana dutangire. Mwuka wera w'Imana ngwino ubane natwe, tuguhaye ikaze muri aka kanya mu izina rya Yesu. Ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwuka w'Imana dukoresha ibikomeye, maze uyu muntu utureba yahabwe umugisha kandi abone ineza yawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Twagize umwanya nanone wo gutekereza niki twaganira, niki twavuga, ko cyane ko iyi channel yacu ari channel y'ubutumwa bwiza bubohora, ijambo rizana ubuzima, ijambo rizana amahoro, ijambo rizana icyerekezo. Rero niyo mpamvu Imana iduhaye ijambo rivuga ngo intego y'iri jambo iravuga ngo kuzajya mu ijuru. Kuzajya mu ijuru kwawe ni amahitamo yawe. Yesu ashimwe cyane. Kujya mu ijuru kwawe ni amahitamo yawe. Reka dusome ijambo ry'Imana turi bugenderemo, itangirira igice cya mbere umurongo waho wa 26. Biravuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo y'isi yose n'ibiguruka hasi byose. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana iduhana umugisha. Hano tubanje kubona uburyo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ntabwo Imana yakurema ngo nirangiza ikwime umugisha, cyane ko uraza kubona hepfo 28 bivuga ngo Imana iha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi. Haleluya. Aha ngaha ndashaka kuvuga ko mu buryo Imana yakuremye yari yamaze kuguhereza umugisha, yari yamaze kuguhereza umugisha wose ufatika. Imigisha iri mu mwami wacu Yesu Kristo ni yawe. Aha rero impamvu nakubwiye ngo amahitamo na yawe yo kuzajya mu ijuru, nuko Imana itakuremeye kurimbuka. Mu bantu Imana yaremeye kurimbuka we nturimo shwida. Imana yakuremeye ubugingo buhoraho. Imana yakuremeye kuzabana nayo amaso ku maso. Aha rero amahitamo azaba yawe. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo ninze ngubwire ngo urimo urahitamo iki muri iki gihe cya none. Uhisemo Imana cyangwa uhisemo Shitani. Kubera ko kugira ngo ubone ubugingo buhoraho amahitamo na yawe. Yesu atugirire neza cyane. Imana imaze kurema umuntu, hari ibintu yamuremeye ngo atware ibiri mu isi byose. None muri iki gihe ibiri mu isi bisigaye bidutwara. Aho kugira ngo twebwe tuyobore ibiri mu isi, ahubwo ibiri mu isi bisigaye bituyobora. Urumva ko duhisemo nabi. Uyu muntu asigaye ahitamo gupfumura amatwi. Umuntu asigaye ahitamo kuba umutinganyi. Umuntu agahitamo gukorera antikristo. Umuntu agahitamo kuba inzererezi. Ibyo bintu ni wowe ubishaka, ntabwo ari Imana ibishaka. Umuntu agahitamo gushaka umugore umwe cyangwa agahitamo gushaka abagore benshi.
umuntu agahitamo gupfumura umukondo cyangwa agahitamo gupfumura amazuru. Ayo yose ni amahitamo yawe, ntacyo bitwaye igihe ubikoze, ariko byose ni amahitamo yawe. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ashobora guhitamo gufata tatuwaje agashyira umubiri wose tatuwaje, kandi bikamutwara amafaranga arenze 5,000 by'amadolari. Nyamara rero amafaranga 5,000 by'amadolari byakagaburiye imfubyi n'abapfakazi nibura 20, ariko agahitamo gufata 5,000 akabishyira ku mubiri we agashyiraho tatuwaje. Ayo ni amahitamo ye. Rero amahitamo yo kujya mu ijuru ni wowe ari mu biganza byawe. Nubishaka uzajya mu ijuru, nubishaka ntuzajyayo, kubera ko abajya mu ijuru hari amahame bagomba kuba bujuje. Bibiliya tubwira neza ngo abashaka n'umwete bazambona. Haleluya. Iyo turebye igitabo cyo kuva ibice byaho bitatu, tukaza gusoma umurongo waho wa 5. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibice 3 byo kuva umurongo wa 5. Imana ishimwe cyane. Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Imana ibwira Mose ati wikwegera hano, kwetura inkweto zawe, kuko aho uhagaze nahera. Iyi Imana ikubwiye ngo kwetura ugakwetura, Imana ikubwiye ngo ihana ukihana, Imana ikubwiye ngo kizwa ugakizwa, utangira kwakira imbaraga zayo mu buzima bwawe. Kugira ngo wakire imbaraga zayo mu buzima bwawe, amahitamo na yawe. Mose yagombaga guhitamo gukwetura cyangwa agahitamo kudakwetura. N'uburenganzira bwawe. Erega reka ngubwire, kunywa inzoga n'uburenganzira bwawe, gusambana n'uburenganzira bwawe, kuroga n'uburenganzira bwawe, kuraguza n'uburenganzira bwawe. Gukora ibyo uri gukora ni amahitamo yawe. Uzahitamo kurimbuka na uzahitamo kujya mu ijuru. Imbere yawe hari inzira ebyiri. Hari inzira y'ubugingo buhoraho, hakaba n'inzira ijya n'umuntu kwa Satani. Ni inzira y'irimbukiro. Bibiliya tubwiye ngo inzira ifunganye ijyamo abantu bakeya, ariko inzira y'igihogere ijyamo abantu benshi. Rimwe na rimwe iyo ibintu byoroheye abantu barabikunda cyane. Uzarebe inyigisho zoroshye abantu barazikunda. Ugiye i Burayi, ugiye Dubai, uhawe umugisha, uhawe umugore, uhawe abana, inyigisho z'ubuntu mu by'ukuri ni nziza pe. Guhabwa umugisha, guhabwa viza, byose ni byiza, ariko nanone kugira ngo ugere kuri wa mugisha hari amahitamo ugomba kuba ufite. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, mutuye mu mpande enye z'isi, iri juru mureba riri hejuru yacu. Kugira ngo turijyemo tugomba kurikorera. Iyo mvuze ngo riri hejuru yacu yakumaza ngo riri hehe, ariko Imana iri hejuru yacu, kandi ijambo ryarambwiye ngo abashakana umwete bazayibona. Igihe Imana abwiraga Mose ngo kwetura, n'igihe yarageze mu gihuru abona igihuru cyaka umuriro. Imana iramubwira ngo aho nahera, aho hantu utuye nahera, aho hantu ukorera nahera. Mwene data, rimwe na rimwe ndabizi hari isengero nyinshi zitarafungurwa, wewe ndagize umugisha wanyu barabafunguriye, ariko nubwo bataradufungurira, igihe cyose tubana n'Imana twera, Imana izaduha ubugingo buhoraho. Kuko kuba mu rusengero siko kwezwa, ahubwo kuba muri Kristo niko kwezwa. Imana itugirire neza. Rero ndi hano hantu ndongera kukwibutsa ko kujya mu ijuru hari amahitamo yawe. Nko kuhitamo guhahira muri supermarket ushaka. Iyo umuntu agiye muri supermarket, hari igihe rimwe na rimwe ahaha ibintu atarafite muri gahunda, bitewe n'uko ageze agasanga wenda byagabanutse, wenda byaguze makeya, cyangwa se biri kuri promotion, noneho ibintu yumva agashaka guhana bihaye. Amahitamo y'umuntu niyo ashobora kuzamura ubugingo buhoraho. None kuki uhitamo gutura aho ngaho? Kuki uhitamo kwambara iyo myenda? Kuki uhitamo kurya gutyo? Byose ni amahitamo yawe. Kugira ngo tubone ubugingo buhoraho rero biri mu biganza byacu. Imana ishimwe cyane. Igitabo cyo kuva nanone iyo dusomye ibice byaho 20 mu gitabo cyo kuva, ndavuga kuva mu Misiri, igihe abayisirayeli bavaga muri Misiri. Yesu ashimwe cyane. Ibice byaho 20 murongo waho wa 15, umva ikintu Bibiliya ivuze. Haleluya. Bwana sifiwe. Bibiliya iratubwira neza ntukihebe. Handitse ngo ntukihebe. Biravuze ngo ntukihebe mu buzima bwawe bwose. Ubuzima bwawe ntuzemere kwiheba, ujye uhitamo neza. Gerageza uhitemo neza. Haleluya.
iyo umuntu atiheba iteka ryose ahabwa umugisha. Buriya dayimoni mbi niyo kwiheba. Navutse ndi imfubyi, singira umuntu ufasha, singira akazi, singira umuntu unyitaho, sinize. Umwuka wo kwiheba si umwuka uva ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe Maraki, igitabo cya Maraki. Amahitamo niyo turiho. Amahitamo y'umuntu niyo yakujyana mu ijuru cyangwa niyo yatuma utajya mu ijuru. Maraki ibice byaho bitatu. Maraki ibice byaho bitatu, umurongo waho wa 13. Reka twumve ijambo ry'Imana icyo ritubwiye. Yesu ashimwe cyane. Ngo amagambo mwavuze yarakomeye, ni ku Uwiteka avuga. Nyamara murabaza muti twavuze iki? Umve, mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo, tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura. Umve, noneho abibone nibo twita abanyamahirwe. Ni koko abakora ibyaha barakomezwa ndetse bakagerageza Imana bagakizwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko mva hepfo, maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko ibitabo bikandikirwa imbere y'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bagakira, bakita ku izina rye. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, bazaba abanjye umunsi nzakoreraho, bazaba amatungo yanjye bwite. Nzababarira kuko umuntu ababarira umwana we umukorera. Aha ndashaka kuvuga kugira ngo wakire imbabazi z'Imana mu buzima bwawe, bizava ku mahitamo yawe. Wahitamo kwihana, wahitamo kwiyeza, wahitamo gukorera Imana. Nubwo biri tubwiye ngo abanyabyaha bitwa abanyamahirwe, rimwe na rimwe hari igihe wibaza ngo ko nge ngorera Imana ngabaho muri ubu buzima, ngaba ndi umukene, ngaba ntacyo mfite. Reka ngubwire, Imana igiye kukugirira neza, igiye gufata ubuzima bwawe ibuhindure kugira ngo nawe wishime. Dore ukuntu birivuze ngo, dore hazaba umunsi w'Uwiteka, hazaba umunsi w'Uwiteka. Uyu munsi w'Uwiteka Imana izaba ije kwibuka abayikoreye. Imana izaba ije gutwara abiringiye ijambo ryayo. Amahitamo yanjye nakwemera gukorera Uwiteka kugira ngo ntazajya mu muriro, kubera ko imbere yawe hari umuriro, hakaba n'ubugingo buhoraho. Kandi kugira ngo ujye mu bugingo buhoraho ugomba kuba warahisemo ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo iyo Imana imaze kurema umuntu, hari ibintu yamusize imbere. Imuhereza gutwara, imuha kuyobora, imuha ubutunzi, imuha kororoka, imuha imigisha. Iramubwira ngo guhitamo ni ukwawe. Reka ngubwire, muri iki gihe cya none, igihe cya Covid, igihe turi muri guma mu rugo, igihe isenga zitari gukora neza, igihe turi kurwanya iki kintu Satani yaduteje cya Covid, gituma abantu bahora bapfutse iminwa, gituma abantu bahora batishimye, icyo cyose nacyo Imana izakidukiza. Ariko reka ngubwire, amahitamo yawe arakenewe. Ndagira ngo mvuge ibintu bitatu, noneho ngana ku musozo. Ikintu cya mbere, ndagira ngo nongere ngwibutse ko igihe uhisemo nabi, ingaruka mbi zikugeraho. Abantu benshi ashobora kwishimisha none akinezeza, ariko akibagirwa ubuzima bw'ejo hazaza. Noneho bityo agahora ameze nk'aho Imana yitaye umugongo, bitewe n'ibintu ahuye nabyo, bitewe n'ibintu ashaka, bitewe n'ibintu akora, bitewe n'ibintu bimuzamura uwo munsi. Ariko wera kwishimira kuzamutse uwo munsi, kuko ejo nabwo hari ibindi bintu bizakumanura ku buzima bwawe. Icya kabiri nanone, ni wemere kwishingikiriza ku bintu ubona, kuko ibyo bintu wakwishingikirizaho ejo bizarangira. Reka nongere ngwibutse ko hahirwa umuntu ufite umutima wishimira Uwiteka. Hahirwa umuntu wamaze guhitamo kwemera gukorera Imana, kwemera kuramya Imana, kwemera kuramya izina ry'Uwiteka. Wongere wibuke ko kujya mu ijuru biri mu biganza byawe.
kujya mu ijoro amahitamo yawe. Ikindi cya gatatu, iyo umuntu abaho mu buzima bwe hari ikintu kimunezeza. Hari umuntu unezezwa no kujya muri buwate, unezezwa no gusirimba, unezezwa no kurya, unezezwa no gusohokera ahantu heza. Ibyo byose ni byiza, ariko amahitamo yawe niyo azaguhesha ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza cyane. Igitabo cy'Abaroma ari naho soreza ibice byaho bibiri, umurongo wa mbere biravuga ngo nicyo gituma utagira icyo wireguza wa muntu we ucira abandi urubanza. Ubwo ucira undi urubanza uba witsindishirije, kuko wowe uzacira urubanza ukora bimwe n'ibyo ukora. Ugasanga umuntu ntabwo ushobora guhana umuntu ukora nk'ibyo ukora, ariko amahitamo yawe ushobora gukora neza kugira ngo nibura izina ry'Uwiteka rigaragare. Umurongo wa 6 ariho soreje biravuze ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza badacogora. Haleluya. Babishakishe guhitamo neza badacogora. Abashaka icyubahiro, abashaka ubwiza no kudapfa no kuzabona ubugingo buhoraho, babishakishe guhitamo neza badacogora. Mwene datungurikiranye, komera shikama, komeza uhitemo neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Abashaka ubwiza ni igihe cyose ibintu byose wakora byatuma ugaragara. Kugaragara ntabwo ari byiza. Iyo ugaragaye Imana itagaragaye muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye mu Bayuda ukageza ku Mugiriki. Ndagira ngo nyumve, wenda wibazaga ngo njyewe ko nakishijwe kagerageza guhitamo neza ko nta nyungu nabonye. Umva inyungu nkuzaniye njya ku musozo. Ngo ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza uhereye ku Muda no ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura ku butoni. Biravuze ngo we wahisemo neza, Imana izaguha kubaho neza, Imana izaguha ubuzima, Imana izaguha amahoro, Imana izaguha gutunga. Wikwirwa ureba ngo kanaka arasambana agakira, kanaka kuramo inda ntacyo byamutwaye, kanaka ajya ruswa we ntacyo byamutwaye, kanaka wafite ukuntu yiba none yateye imbere. Mureka atere imbere, wowe komeza ufata Imana yawe. Mureka atangiye ruswa, mureke yibe, mureke yice, mureka agambane, ariko wowe ushingire ku ijambo ry'Imana. Mwene data, ugumye uhagarare mu mwanya wawe. Imana izaza ntizaceceka, kandi niza kugutabara izagukora ibi byose ngo bwiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana izitura umuntu wese ibyiza yakoze. None uragira ngo uwo muntu wakoze ibyo ngibyo we aziturwa se? Ndazahembwa. Imana igufashe ikugirire neza. Ndahangaha muri iki giti ndagira ngo usengere Imana. Imana iguha imbaraga zo kunesha, Imana iguha imbaraga zo gutsinda umubi, Imana iguha imbaraga zo gutsinda umuntu ukubwira ngo igihe wasengeye wungutse iki, ko wabaye umukiranutsi. Reka ngubwire, Daniyeli yarakiranutse, twabonye inyungu yabonyemo. Saduraka, Meshaki na Abedenego barakiranutse, twabonye inyungu babonyemo. Gukiranuka bizana ubuzima bw'iteka ryose. Gukiranuka, gukorera Imana, kwizera Imana, kuba umukiranutsi biduha ubugingo buhoraho. Imana ikube hafi, Imana igukomeze. Warucitse intege, wabonaga abandi bateye imbere, wabonaga abandi bazamuka, wabonaga abandi bakora bikemera, wabonaga abandi bica umunzani bagakira, wabonaga abandi besikora bakabona imigisha, bakabona imodoka, bakabona amazu. Ariko ibyo byose ntacyo byakumarira igihe ubibonye mu buryo butemewe n'amategeko, igihe ubibonye mu buryo buri mu bujura. Reka ngubwire, isi nikwihebeshe, isi nigutware, iyi si tuzayivaho. Iyi si ntabwo isakaye. Hari abantu nanone nufasha umuntu ukabona arazamutse, ntukavuye ko ari wamufashije, jya umenya ko ari Imana yagukoresheje. Nanone nufasha umuntu mugatandukana ukagenda umusebya, uvuga ngo uriya ninjye wamugaburiye, ninjye wamwambitse, ninjye wamuguriye ririya koti. Oya, wakoze neza muri icyo gihe Imana izakiguhera umugisha, kubera ko nta muntu ubeshaho undi, Imana ibeshaho abantu.
ntabwo ubayeho kubw'umugabo, ntabwo ubayeho kubw'umugore, ntabwo ubayeho kubw'amashuri, ntabwo ubayeho kubw'amafaranga, ubayeho kubw'Imana. Ko itaguhaye kuramuka, ntabwo ayo mafaranga yagira umumaro, ntabwo ayo mashuri yagira umumaro. igituma uhumeka nico kikubeshaho, ni Imana data wa twese, ni Imana rurema. ibyo utunze byose, amafaranga ufite yose, ntabwo ari yakubeshaho. none se utaramutse, amafaranga yakumarira iki? ntabwo amafaranga yakongera igihe cyo kubaho. reka ngo ubwize ukuri, ntabwo amashuri yakongera igihe cyo kubaho. kubaho k'umuntu biri mu biganza by'uwamuremye. ninde? ni Uwiteka Imana Nyiringabo. habe naho umuntu yakubwira ngo azakurogesha, azakwicisha, ntabwo umuntu yagukura mu biganza by'Imana igihe Imana itabyemeye. Yesu ashimwe cyane. abashaka icyubahiro no kudapfa, babishakishije gukora ibyiza atagize gute, badacogora. ndabizi wari umaze gucogora, wari umaze gukakara, wumva gunaniwe, wumva gucitse intege, ariko subizwamo imbaraga mu izina rya Yesu. Imana iri kumwe nawe, Imana ifite umugambi ku buzima bwawe, amateka yawe azahinduka. Imana iragukunda, niyo mpamvu yaguhaye akagakiza. Yesu ashimwe cyane. ndabakunda, bifurije umugisha w'Imana aho waba uri hose, waba utuye hose, agace kose waba urimo, ushakishe gukora ibyiza udacogora. nibyo bizatuma wunguka, bizatuma ubaho, bizatuma urama, kuko gukorera Imana tudacogora bizatugeza kure. aha ndi muri iki giti mwene data, ndaguhesha umugisha mu izina rya Yesu. ndabizi ko rimwe na rimwe kugira ngo nanjye nze muri iki giti ni amahitamo yanjye, ninjye wabishatse, aribyo nigomwe. rero kujya mu ijuru hari ibintu tuzigoma. kudakunda isi, tuzareka ibintu biryoheye abandi, tuzareka ibindi babona biryoshye. hari isi tuzayigomwa, hari ibintu tuzareka kugira ngo tubase gushingira ubugingo buhoraho. ni amahame y'isi niko ameze, amahame y'ijuru niko ameze. nta gihugu kitagira amahame, isi yose igira amahame, buri leta igira amahame, n'ijuru rigira amahame. kugira ngo ujye mu ijuru, kugira ngo uzabone ubwami buhoraho, kugira ngo userane n'Imana mu ijuru, bizava muri gahunda yawe, bizava mu mahitamo yawe. kubera ko amahame y'Imana aravuga ngo nureka iki uzabona iki, nureka kino uzabona iki. niko Imana ivuga. bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, ndagira ngo ujye kuri iyi channel yacu, ukore subscribe kuri iyi channel, izagufasha. hari byinshi uzagenda wakira, aho uzahabonera ubuzima. tuzana abavuga butumwa batandukanye, abigisha batandukanye, ubuhamya butandukanye. nuko subscribe uzajya ubona inyigisho igihe tuyishizeho, kandi ndabizi ko uzahahembukira, uzahabonera ubuzima, uzahabonera ubutabazi. hano uzahabonera umwana, uzahabonera umugabo, uzahabonera akazi, uzahabonera visa. dufite ubuhamya bw'abantu bamaze kwakira imigisha, dufite ubuhamya bw'abantu Imana imaze kubohora, dufite ubuhamya bw'abantu imaze gukora ibitangaza. ndabizi rekodi yanjye warayibonye, turasengana nijoro ku manywa na nijoro. rimwe na rimwe wenda ukibaza ngo uyu mupasiteri urara amajoro, ejo hari uwambwiye ati ariko pastor nturyama. ntabwo ari igihe cyo kuryama, ni igihe cyo gushaka Imana. Imana ikumera umugisha, Imana ikube hafi. nongere ngo wibutse ko amahitamo yawe niyo azatuma ujya mu ijuru. nkuko uhitamo kubaka, nkuko uhitamo gutera igiti, nkuko uhitamo korora, nkuko uhitamo guhinga imyaka, nkuko uhitamo kwiga, nkuko uhitamo kumenya ururimi, nkuko uhitamo ikintu icyo ari cyo cyose kikubera umugisha cyangwa se cyiza ku buzima bwawe, nako no kujya mu ijuru ari amahitamo yawe. ndabakunda, mbifurije umugisha w'Imana, ndabasengera uko bukeye n'uko bwije. ndabizi ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, kandi Imana nkorera, Imana yampamagaye, izaguha umugisha, izakugirira neza. reka dusenge Imana, kandi urushaho kumenya icyo umwuka ari kuvugana nawe. kuzajya mu ijuru ni amahitamo yawe, kuzajya mu ijuru biri mu mahitamo yawe, ni uburenganzira bwawe. Imana igushoboze. Data wa twese, nyemerera uyu muntu uhisemo kuzajya mu ijuru, nubwo ari guca mu muraba ariko mukomeze. ndasengera uyu mwene data dukurikiranye, ibibazo ari gucamo byose umuye kutabihanga amaso. ndasengera uyu mukobwa utinze gushaka, uyu musore utinze kurongora, uru rugo rurimo ibibazo Mana, umanura ibyishimo muri uru rugo. ndasengera imiryango Satani yateye famiye, yateye imiryango, mwuka wa divorce, mwuka wo gusenya ingo, mu izina rya Yesu Kristo. namenye neza ko kuzajya mu ijuru ari amahitamo yanjye, ninjye uzabihitamo, ni wowe uzabihitamo, ni wowe uzumva ari wowe ubikeneye. nubishaka uzajya mu ijuru. ndagusabira imbaraga zo kujya mu ijuru, imbaraga zo kwizera ijambo rya Nyir'ijambo, imbaraga zo gukora neza, kuko twamaze kumenya neza ko Imana ikurema icyo yakuremeye. ibintu byose by'isi yarabiguhaye ngo biyobore, Satani arabikunyaga, ariko ndakugarurira ibyo Satani yari yagutwaye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. reka amavuta y'Imana kugaragareho. nirukanye uwo mwuka w'indwara, uwo mwuka w'ubupfubyi, uwo mwuka w'ubukene, uwo mwuka w'agahinda, umwuka w'umubabaro, ndagutegetse ngo ukurekure mu izina rya Yesu Kristo. reka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ibe ku buzima bwawe n'umuryango wawe na famiye yawe, mu izina rya Yesu. Amen.